Ndabasuhuje aho muherereye hose baha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nyamuneka aho uherereye hose ndagira ngo ntiwibagire gukanda subscribe kuko hano tugiye kuzatunyuzaho ibiganiro byiza cyane, ibiganiro bigiye kugufasha kwiyubaka kandi bigiye kongera gutuma utekereza cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nyamuneka ndagira ngo buri muntu wese aherereye hose ujye ugerageza kino kiganiro gisharinge mugenzi wawe kugira ngo buri muntu wese abashe kugerwaho n'ibiganiro byiza cyane byatuma wongera kubaka ubuzima bwawe. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwo hambere y'ubukorone ndetse turaza gukomereza ubuzima bw'uyu munsi dusoreze ikiganiro cyacu ejo hazaza hacu ha buri muntu wese. Bahaye ikaze. Mbere y'ubukorone abantu bari babayeho neza bishimye baganira, buri muntu wese yishimye kandi ashaka kubana na buri muntu wese. Muribuka yuko mbere y'ubukorone ikintu cyitwa amafaranga nticyabagaho, aho wajyaga kugura ibirayi ukajyana ibishyimbo, wajya kugura n'amasaka ukajyana ibigori. Icyo gihe habagaho kuguranisha, ariko uyu munsi urajya kugura umunyu nutatanga amafaranga ntibikunda. Ibaze nawe. Muribuka yuko mu gihe cya mbere y'ubukorone wasangaga umuntu upima ibiro bikeya apima ibiro 80, ugasanga afite uburebure bwa metero 2 n'igice. Ariko muri iyi minsi ya none turimo urasanga umuntu muremure cyane, umwe twavuga ngo yabaye muremure apima metero n'inusu. Ibi ni ibiki? Nyabuneka ndagira ngo buri muntu wese yitekerezeho, yongere atekereze ubuzima bwe bw'ejo hazaza kugira ngo yongere yibaze ngo ni ukubera iki. Mbere y'ubukorone abantu bari babayeho neza kandi bari babayeho batavunika, kandi ibyo ntibyabuzaga kubaho nk'abakire kandi bakarya nk'uko babyifuza. Ariko muri iyi minsi abantu barihiringa bakarara bataryamye, ntibasinzire, bagakora amanywa nijoro kandi ntabure kwicwa n'inzara. Ndabashimiye ko munyumva. Mbere y'ubukorone abantu bari abatunzi, aho wajyaga kureba ugasanga umuntu atunze hafi nka 20-30, ariko muri iyi minsi umuntu utunze inka nyinshi yarenze inka 5. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza yuko u Rwanda rw'uyu munsi rutandukanye n'u Rwanda rwo mu hambere y'ubukorone. Ibi byose byaje guterwa n'iki kugira ngo ibibazo umunyarwanda uyu munsi wa none yicayemo kugira ngo bibimugezeho? Muribuka yuko umukorone ni umuntu waje ukeneye kugira ngo nawe agire icyo avoma muri Afurika, aho ibihugu byo hanze, Uburayi, Aziya ndetse n'indi migabane ikomeye yaje muri Afurika ikaza gukoroniza kugira ngo ize kuvoma imitungo muri Afurika. Muribuka yuko u Rwanda rwacu rwatukoronejwe n'Ububiligi n'Ubudage, aho bazanaga ikabutura bayihereza umubyeyi agatare kuri bye byose tijyana. Ibi byose byateje ibibazo mu Rwanda, biteza ibibazo ku isi hose muri Afurika, aho wasangaga ibyaratumye Afurika isubira inyuma ikongera gutangira bundi bushyashya, aho muri iyi minsi navuga ngo irimo iriyubaka bundi bushyashya. Ibi ntibyatinze abakoroni bateza imyiryane muri Afurika, aho hatangiye kugenda habaho intambara z'urudaca. Ibi ndababwiza ukuri, babwire yuko umunyarwanda ataza kumenya ubwenge ngo amenye ubuzima bwiwe, amenye n'ubwa mugenzi wiwe, hari guca uwambaye. Ndabashimira ko munyumva. Ibi ni urugendo rurerure cyane, aho mu gihe cy'abami
abanyarwanda babayeho bafite amoko atandukanye ariko atagize icyo batwaye, aho ujya kumva ngo ndi umwega, umunyiginya, umusinga ndetse n'umucyaba n'abandi bose. Ibyo bwari uburyo bwo kugira ngo buri muntu wese amenye icyiciro aherereyemo. Ariko umukorone, umuzungu yaraje, ibyo ntiyabyishimira. Arebye uko abanyarwanda babayeho, ashaka uburyo cyo kugira ngo abatane. Ariyo slogan bakoresheje bavuga ngo mbayobore mbatanye. Batangira gukereye amoko atandukanye, aho bakereye amoko ya Tutsi, Twa ndetse na Hutu. Ibyo ntibyahatinze, imyiryane yatangiye mu Rwanda, aho yaje kugeza kuri jenoside. Twihuse cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo tuze none mu buzima bwo hanyuma ya jenoside, turebe ngo ese umunyarwanda ahagaze gute, ameze ati. Mu by'ukuri mu Rwanda rwahuye n'ibyago bikomeye cyane, aho kugeza n'uyu munsi abanyarwanda bakirwana n'ingaruka za jenoside, aho usigaye usanga umunyarwanda w'uyu munsi asigaye abaho bigoranye kubera yuko hari ibisigisigi by'ingaruka jenoside yasize kandi bikirwana na buri muntu wese, aho ubukene bwateye, inzara igatera, ibintu bikabura kubera ikibazo cyatejwe n'abantu. Kuri uyu munsi wa none, umuntu waryaga ibiro bibiri asigaye arya irobo nayo ntayimare. Umunyarwanda w'uyu munsi asigaye abaho asiganwa n'iterambere, avuga ngo nindangara ndasigaye. Kugeza uyu munsi gabara iminota n'amasegonda, wacikanwaho n'isegonda na rimwe ukabura atakaye. Si ibyo byonyine, muri iyi minsi ya none abantu babayeho mu buryo bwa tekinike, aho buri muntu wese avuga ngo sinakora iki ngiki sindi buramuke. Murabyibuka yuko mbere y'ubukorone mu gihe cy'abami, imirimo y'abanyarwanda twari dufite bwari ubuhinzi, ubuhigi ndetse n'ubworozi. Ariko muri iyi minsi ya none, nutiga ntuzabaho. Si ibyo byonyine, bamwe bayobotse interineti, abandi bayoboka imirimo y'amaboko kugira ngo bakomeze babeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi rero bizatuma buri muntu wese agera ejo hazaza hiwe bitewe n'imirimo yiwe yagiye ategura ndetse n'uburyo yateguye ejo hiwe hazaza. Nyabuneka, nimba uzi ubwenge, ndavuga ngo tegura ejo hawe hazaza, kuko ntuzi ko ejo hazaba hameze. Bucya bwitwa ejo. Uriya uwazura umuntu wabayeho mu gihe cy'ubukorone, yareba uko bimeze ubu ngubu bikamucanga. Nawe niko bizaba bimeze, kuko buri muntu wese agira ejo hiwe hazaza, kandi akagira ejo hiwe hahise. Ndabashimiye. Reka tujye kureba ejo hazaza ha buri muntu wese. Ese urahategura uti? Ejo hazaza ha buri muntu wese hazaza bitewe n'uburyo wahateguye. Hashobora kuzaza ari heza cyangwa hakaza ari habi. Ese n'iki wakora kugira ngo utegure ejo hawe hazaza? Kuri utitaye ngo ndakora iki ngiki, we kora kizaza ni icyo ngicyo, kuko ejo ntuzi ikizera, ntuzi n'ikizarumba. Ibyo bizatuma ugera ejo hawe hazaza kandi uzasange warahateguye neza. Ndabashimiye. Reka dusubike ikiganiro cyacu aha ngaha, ubutaha.